twebwe iki gikorwa tucyakiriye neza kuko n'ubundi twari dutegereje yuko batuha umuntu wacu kuko n'ubundi bari bamutwaye nta mpamvu yo kumutwara kuko aho yari ari yashoboraga kuba yaza yashyirwa mu gihugu ariko kubera ko bamutwaye ku ngufu bakamutwara twumvise tubyakiriye neza nk'igihugu cy'abaturanyi tutanafitanye n'ikindi kibazo cyose kikaba ari icyo ngicyo njye numva tubyakiriye neza mu by'ukuri ku ruhande rw'igihugu cyacu ndetse n'akarere kacu by'umwihariko ntabwo bareka kubyemera kuko nabo batwaye ejo bundi n'ibitangazamakuru byo byemera yuko hari abandi bantu bafashwe nubwo bavuga ngo ni abasirikare katuzi ko ari abasivili ibyo rero bakwiye kubyemera ko babafite kubera yuko bari iwabo baranabizi baranabyemera ntabwo babyemereye hano ariko n'ahandi hose byavuzwe no mu binyamakuru bitandukanye twifuzaga yuko abantu bagombye kuzanwa aho ikibazo cyabereye ubucuruzi bwose butanyuze ku mupaka wemewe ntabwo ari ubucuruzi igihe cyose rero umuntu acuruje hariya niyo waba ikintu gicuruzwa cyemewe ariko kitanyuze ku mupaka ntabwo kiba cyemewe ariko noneho ikibazo dufite ni ibicuruzwa nyine bitemewe kandi bitwangiriza n'abanyarwanda bituruka mu gihugu cy'Ubugande icya mbere bakwiye kumenya yuko kwambuka mu buryo butemewe atari byo ari abaturage b'Ubugande cyane ko bumva yuko ari nabo bambutse baje kurwanya inzego zacu z'umutekano ntabwo ari byo abantu bakwiye kumva yuko imipaka y'ibihugu ikwiye kubahirizwa